Zinayawe kubawe. Cyubahiro cyawe kiganza bitwe. Mbaraga zawe zidushigikiye. Igitinyiro cy'Imana cyongere kitagomba. Turagushimiye kuko Imana utareba. Turagushimiye kuko itateye ubwoba. Tandukanye n'abantu, tandukanye n'abarozi, tandukanye n'abadayimoni. W'Imana yacu uragacika k'amakuba y'urutare kabakabisinzi mu misozi miremire turawitanga mu gicuku cyishe turawitanga ku manywa y'ihangu turawitanga mu gitondo turawitanga saa cyenda turawitanga Imanda kamaniye Imanda kamanasa Imanda kamanisuwa Imanda kamanasuwa Imanda kamanasuwa Nasakana kutia Kwelukania Zeneleka Kachime Kulimana jima Kalimamani saho Kalimani saho Kanule Tunakualite kugira muhana nawe bana umukozi wawe je guhana nawe tumuteza mu kigandezi cy'amaraso ya Yesu uyu mwana byashoboka yuko hari ibyaha bigaragaraho ariko tumuteza mu kigandezi kugira amaraso ya Yesu mwese umwamure kugira kuduhagararira ndetse n'imbere yawe kuduhugishijwe nawe kandi ndakurarira ibyo mu gutwi ubindukire umukungu kawe tubere neza dukomeza kugira urugendo turagushimiye kuri Imana zawe abantu bawe turagushimiye kuri Imana y'ubumwe bwoko bwawe turagushimiye kuri Imana ibyo guhera ndetse tukaza no guhana cyubahiro ni cyawe ndetse muri korali ndetse mu bakristo ndetse mu itorero ry'ibanze twebwe kandi tumuhaye ikaze ndetse kandi tumuhaye n'akaribu cyubahiro n'umukoresha mu izina rya Yesu. Baba Kristo mwetu. Nabi bora tunapita leo. Nemo. Wewe kuiteka mwana wa Mungu. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cy'aho 21 umurongo wa 17 ingoma za kabiri n'ikindi kubaho ingoma za kabiri zibaho dusome Bibiliya yavuze ngo ibice 24 umurongo wa 17 igitabo cya kabiri cyo ku Ngoma ibice 24 umurongo wa 12 aranditse ngo Yehoyada nuko Yehoyada apfuye ibikomangoma by'Abayuda birazanira umwami arabumvira bareka inzu y'Uwiteka Imana basekuruza bakorera ibishushanyo bya Ashera n'ibishushanyo n'ibindi bishushanyo umujinya uba ku Bayuda n'i Yerusalemu kubw'icyo gishuro cyabo nyamara Imana yabohereza abahanuzi bo kubagarura ku Uwiteka bakajya babahana ibyaha byabo ariko bo ntibabategera amatwi
bituma mucura amategeko y'Uwiteka bikamubuza kubona umugisha, ariko mwaretse Uwiteka. Nawe nicyo cyamuteye kubareka. 21. Baramugambanira, bamuterera amabuye ku rugo rw'inzu y'Uwiteka kubw'itegeko ry'umwami. Uku niko umwami Yowasi atazirikanye neza Yehoyada asobanura yabwiye akamwicira umwana, ubwo yapfaga aravuga ati Uwiteka birebe abyiture. Ko namwe birazanditseho. Uku niko umwami Yowasi atazirikanye neza Yehoyada se wa Zakariya yamugiriye, ubwo yapfaga aravuga ngo Uwiteka birebe agira ate. Yesaya. Abakimuhanuzi Yesaya 63:8. Aranditse ngo Yesaya, abakimuhanuzi b'abahanuzi bakuru witwa Yesaya. Ibice 63:8. Handitse ngo kuko yavuze iti ni ukuri aba ni abantu banjye, abana batariganya, nuko ababera umukiza. 9. Handitse ngo yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga abakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. 10. Ariko baragoma bababaza umwuka w'abera, bituma ahinduka umwanzi wabo, ndetse ubwe arwana nabo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 20:19. Hanyuma ndahita mvuga amagambo makeya dusenge gutaha. Kuva mu gitondo twumva ijambo ry'Imana, umushumba yigishijwe mu magambo atagira akamaro. Ubu rero aka ni agashingacumu kugira ngo dutahe. Tugeze ku mugoroba w'isi, turabona ko twegereye gutaha, maze kugeza amatwi yacu n'imitima yacu yahabwa Yesu. Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 20:19. Aranditsemo ko kuri uwo munsi w'igorobye, ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yayo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo amuhumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariye, abo mutazabibabarira bose bazaba batabibabariye. Umurongo wa mbere ngo Imana y'amagambo 24 aravuze ngo ariko Toma, umwe muri abo 12 witwaga Dodomu, ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yataga. Ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yagiraga ate. Nagize ubwoko bw'umushumba yigishaga, yatubwiye ko Antikristo atarakora ku mugaragaro, ariko igituma adakora ari ukubera ko twebwe adutinya. Umunsi Antikristo itorero ry'Imana azaba yavuye mu isi, abazaba basigaye bazabaho bate? None Yesu ko azamanuka gutwara itorero, bibutse ko Yesu azamuka no gutwara itorero, ntabwo ari kabagutera. Haleluya! Ijwi rya Yesu rimeze nawe. Yesu aravuga ngo kabiri arongera ababwira ijambo ryiza, arababwira ngo abahumekera umwuka, arababwira ngo mwakire umwuka wera. Ongera ijambo rigambo ngo mwakire umwuka wera. 2022 kugira ngo uzashobore kwicara neza, kuko uzaba uri mu mwuka. Bifurije kuba mu mwuka wera, kandi bashobora kuba mu mwuka kandi muwugumemo.
ubutware abo muzababarinda toka ndabere bageza abatanga bageza abakozi abandi abo muzababarira ibyaha bazaba babibabariwe ariko abo mutazababarira bazaba batabibabarira warangira ngo kugira ngo anigere ikintu giteye ubwoba ko bari 12 ntabwo ariko bose bari 10 Biblia ivuze ku murongo wa 24 haravuze ngo ariko Yesu yabiyeretse umwe muri abo 12 witwa Tabito witwa Toma ntabwo yari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga ntabwo iri jambo ryanje riko babigamuza umushyitsi birashoboka ko wasenze benshi sibone sanse bro birashoboka ko yasenze bagiye mu byumba byinshi bazamutse imisozi none ko yasaga gutwara itora arabasanga kuri mwana ko Toma yagiye muri korali Toma ye kubacuranzi Toma ye bano bindero mumbarize Toma yagiye ko yasaga gutwara itorero gutwara umugeni yakoye mu maraso babagira inama nicyo cyatumye bayoba Imana igarutse gutwara umugeni kandi Toma yahoze acuranga Toma yahoze aririmba Toma yahoze ari umuyobozi Toma yahoze atanga icyacu n'amakuru Imana mwene data ntibasha kuboneka umuhanzi ntabwo tuzaza kuwa gatatu kubera impamvu yo gushakisha uburyo ufite akabazo tekinike n'imbere nawe yabivuze ariko se twari kumwe kuwa gatatu bahagarutse nakoze kugaruka none bagiye habandi reka nshyire abantu baje gusengera umunsi ubutaha ejo bazaba buzuye n'abandi bazaza ariko se Toma yagiye iki Toma we Toma utume usitataratumye ujyane none ubwirire Toma umubwire ngo Toma Yesu yavuze ngo aramushaka kuwa gatatu Yesu arashaka kukweza kubera ko Imana irashaka kweza umugeni itwara umugeni utari ikizi nanyemereye tunasenga muhamagare tumuhamagara se Yesu nawe umukeneye ari muri icyo 12 yagiye tugira icyifuzo dusengera bene wacu bakaboneka basubiye inyuma ineza bari kwitura Imana n'ibyo Imana yakoze byose gusubira inyuma reka tugira icyifuzo tukaboneka abantu basubiye umwanya biradusengera bene data kubera impamvu z'igihe mureke dusenge uranyemerera wowe waje gusenga ufite icyifuzo cyo kugira ngo Yesu akweze uhagurukire mu iteraniro ushaka umuntu uretse kwicara amaguru ushaka kubaza umuntu muri iri teraniro yahoze akora umurimo w'Imana arangije bamubandi asubira inyuma ndagira ngo muhamagare uze ubutambyi amukureho ibyaha wakoze nurangiza usabe imbaraga Imana iguha imbaraga zigushoboza gukora umurimo w'Imana kabiri ndaza gusengera abantu bose batigeze bitura Imana kuyishimira basi ubureka babiri amen kugira ikintu mugiye baratebo yewe n'abandi bayibobo hano hepfo kugeza mfatiye babigiye kirekire inzara yo mu muhanda inzara yo mu kigo batugaburira ibiryo biduhaga twese inzara rero ndayizi niyo mpamvu numva umuntu wese wicwa n'inzara ntabwo amen iyo Imana ikugiriye neza iture ibyo Imana yagukoreye uranyemerera mu bushobozi bwawe ufite ushaka ko wakwitura urebe icyo yitura nushaka ufite
ituro ry'ishimwe cyangwa ikindi kintu Imana yaguhaye uzigitura Imana. Imana iranezera. Niba utazana ibyo tugitura ahangaha ugenda ureba umukene ugiye kuburara ufate ku muceri ufite uvuge ngo Mana nigeze ntabwo urarangamiye ariko mfashe ikiro cy'umuceri kugaburira umukecuru n'abaki uraba witura Imana. Ineza twitura Imana ni iyihe? Uranyemerera dusengere wowe utarakira Yesu umwami w'umukiza kandi Yesu akugirire neza. Ntabwo kandi muri mu iteraniro ushaka kwakira Yesu umwami w'umukiza ariko bwa mbere ukumva ufite inzara n'inyota kuri wowe urahabwa kuri wowe cyangwa urakoze nabi urakoze urashaka kwakira Yesu umwami w'umukiza. Imana w'umukiza komera Imana amashyi ubutumwa bw'Imana buzima komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ndashaka kwakira Yesu umwami w'umukiza nibwo bwa mbere urumva ufite inzara n'inyota kubera yuko Yesu yakugiriye neza ko ntabwo wigeze ushaka gukizwa. Ntabwo ugaragaza tugusenge umushumba arafata microphone narangiza asengera abantu b'Imana. Kabiri ndaza gusengera aba bantu mwese mutigeze muzirikana ibyo Imana bakoreye mugasubira inyuma mu mitima. Imana rero gutandukanya muri korona tugiye cyo gutandukana mujya kumenya ibihe turimo muhane rero ndaje ngo dusenge twigiye umushumba abakoze mu rubanza rw'ibyaha tubarangiza niba mumwemera ntabwo twebwe mu idini ryacu tuhatira umuntu kunyuzamo nurushaka ushaka abashumba bakubakwanika ku gitabo cy'itorero nawe umwizerwa utangira wigira umubatizo uzaba ugize neza. Karibu mushumba. Munyitaba haleluya. Turishimye kubera ko yahisemo neza. Ibintu ntabwo ari amagambo ubwo ni ibintu bifitiye ireme. Ibintu tubabwira cyo kwakira Yesu Kristo umwami w'umukiza kwakira Yesu ni igikorwa cy'ubutwari kuko ni igikorwa cy'ubuntu umujinya uzatera. Iyi si igiye kurimbuka ntabwo isigaye iyo mwakira Yesu n'urukundo sibyo ukabona kuri Yesu Imana uhereye mu gukizwa umuryango Yesu n'ibikoro natwe kera twose turanyuze sibyo twose turanyuze byinshi sinabibona byinshi ariko ibi none wabona uyihana ibyaha byose tugiye gusenga ariko urabizi uzajya gukora wenda ibyo yakora gasigiye yakora kugeza sisi ibitaro by'Imana yakumurikire ubuzima niba ubusinzi niba gusakanya niba ubujura isuri icyo cyose cyangwa nuko bwese uvuga ngo umwami ndabiretse nemeye igitambo cy'umusaraba nibyo ndabiretse ndakwakira umwami w'umukiza. Uwabikoreshaga ni Satani umwami mubi umwami w'umuriganya wese utagira atanga bizima nemeye kwakira umwami uza mu bugingo mufate icyo cyemezo. Nitumara kubasengera hasigaye ni ukuvuga ngo batarabatizwa muzaza tubakire tubigishe inyigisho z'umubatizo. Niba musengera aha ngaha niba hari n'ahandi hantu usengera wenda hatereye hano uzegera ubuyobozi bwawe bw'itorero bwakira. Ni ukuvuga ngo ni uburyo kugira ngo bugufashe muri ubu rugendo wiyemeje bakomeze kugufasha n'abashumba bakuyobore bakunagire bakurere mu nda. Imana ibafashe. Reka dusenge duhagurutse tubasengere. Mana data wa twese ushimye ijambo ry'ubuzima ijambo ry'ubugingo ijambo rikiza ijambo rizura abapfuye mu mutima rizura abapfuye rikaba